indwara y'ibisazi Shizofureniya. Shizofureniya ni indwara yo mu mutwe ikunze kwibasira abakiri bato ahantu hose ku isi ku migabane itandukanye. Indwara ya Shizofureniya iza ku mwanya wa 4 mu ndwara zo mu mutwe zibasira abanyarwanda ku bwinshi nyuma y'igicuri gifite 39%. Izi ndwara zibasira abanyarwanda ni ibibazo byo mu mutwe bitandukanye bifite 25% ndetse n'indwara z'ibibazo by'imitsi bifite 16%. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 ibitaro bya Ndera byakiriye abarwayi 994, mu mwaka w'ibihumbi 2015 byakira abarwayi 1432, muri 2016 byakira 2804, naho muri 2017 byakiriye abarwayi 1960 bari bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe bitandukanye. Indwara ya Shizofureniya abenshi niyo bita indwara y'ibisazi. Umurwayi wayo aba asa n'uba mu isi ye wenyine kandi ikunze kugaragara cyane ku bantu bageze mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Reka dutangirire ikiganiro ku bintu bitera iyi ndwara ya Shizofureniya. Kugera ubu nta mpamvu izwi itera iyi ndwara, ariko ngo ishobora kuba uruhererekane rwo mu muryango, ariko ku rundi ruhande ishobora guterwa n'ibiyobyabwenge. Ku rundi ruhande hari n'abayoboka ibiyobyabwenge kubera uburwayi, kuko ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'isi bwagaragaje ko abantu 7 mu bantu 1000 aribo barwaye Shizofureniya. Reka dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara ya Shizofureniya. Umurwayi ufite iyi ndwara arangwa na bimwe mu bimenyetso birimo indwara ituma umuntu asa naho yibereye mu isi ye. Ibimenyetso by'indwara harimo kugira ibitekerezo byihariye bidahuye n'ukuri. Icyo gihe umurwayi agira uburyo abona cyangwa atekereza ibintu butandukanye n'ubwo abandi babibona. Ibyo ubwabyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko abihagararaho kabone n'ubwo nta wundi muntu n'umwe baba babyemeranyaho cyangwa se ngo babyumve kimwe. Ikindi kimenyetso kigaragaza umuntu urwaye Shizofureniya ni uko agira ikibazo cyo kumva amajwi no kubona amashusho abandi batumva cyangwa se batabona. Ibi bimubera intandaro yo gukora ibikorwa bitandukanye by'urugomo, muri byo twavuga kumva ijwi rimubwira kubita mugenzi wawe agashiduka yabikoze nyamara nta bundi bugome bubyihishe inyuma. Uyu murwayi kandi ashobora kureba umuntu akamubonamo igikoko, ugasanga ahora yiruka cyangwa se yihisha ahunga uwo muntu. Uyu murwayi agira ibindi bimenyetso nko kutiyitaho, ukabona yambaye imyambaro itameshe, umusatsi ukamwereraho, kudakaraba cyangwa se kwikorera isuku n'ibindi. Umuntu urwaye Shizofureniya kandi agira ikibazo cyo kuzinukwa ibintu yakundaga, urugero niba yari umusore ukunda siporo ukabona ntakishishikariye. Ku rundi ruhande niba ari umukobwa wakundaga filime cyangwa se misa ntiyongere kubikozwa. Kuri ibi bimenyetso hiyongeraho kwigunga, ubunebwe, kwitegereza ariko mu by'ukuri atareba, kwivugisha, kugira amahane ndetse n'ibindi. Imitekerereze y'uyu murwayi iba ari ihame rye, kuko akenshi agenda nta gahunda, hakavamo gutorongera, rimwe na rimwe ashobora kurya ibyatsi cyangwa imyanda ndetse n'ibindi byose bibonetse. Abafite ubwo burwayi bakunze kuboneka ku mihanda, mu nsengero, mu masoko n'ahandi hateraniye abantu benshi, bikaba ikimenyetso cyo gucanganyikirwa ku rwego rwo hejuru. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo iyi ndwara isuzumwa. Ubusanzwe inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe zisuzuma hakurikijwe ibimenyetso. Mu buryo bwo gusuzuma habaho isuzuma rikorerwa umubiri ndetse n'ibizami byo muri laboratoire. Ibindi bishingirwaho mu isuzumwa ni amakuru ahabwa umuryango we, kandi hashobora no kwifashishwa ibyuma byabugenewe, muri byo twavuga nka CT scan cyangwa se MRI.
Gufata icyemezo ko umuntu arwaye indwara y'ibisazi izwi nka Shizofureniya bigendera ku makuru no gusuzuma umurwayi gusa. Mu gihe muganga yatse ibizamini byo muri laboratwari cyangwa se guca mu cyuma, akenshi aba akeka ko hari izindi ndwara umuntu yaba afite, bigatuma abanza gushishoza byimbitse. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara ivurwa. Ubusanzwe hari imiti ifasha gukuraho bya bimenyetso nk'amajwi, ibitekerezo n'ibindi twagarutseho ku ntangiriro z'iki kiganiro uyu muntu aba yumva kandi bidahari. Ku rundi ruhande si imiti gusa ikoreshwa, kuko habaho na gahunda zo kubasubizamo icyizere bo ubwabo ndetse na sosiyete babamo. Iyi ndwara iyo igaragaye hakiri kare bisaba ko umuntu yitabwaho mu buryo bukomeye. Icyo gihe aba agomba guhabwa imiti mu gihe kingana n'umwaka wose adasiba, nyuma akabona gukira. Iyo Shizofureniya yageze ku rundi rwego rero, ariho agaragaza bya bimenyetso twavuze haruguru, umurwayi nta cyizere cyo gukira burundu aba afite. Gusa ashobora guhora akurikiranwa, agabanyirizwa ububabare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agafata imiti ubuzima bwe bwose akiberaho gutyo. Aho niho iyi ndwara ibera ikibazo gikomeye, ikaba kandi impamvu buri wese akwiye kuyimenya, bityo haba hari uyirwaye agafashwa kwivuza hakiri kare itaramurenga. Mu bwoko bunyuranye bw'imiti ikoreshwa bitewe n'ibimenyetso umurwayi agaragaza, twavugamo iyitwa chloropromazine, carbamazepine, haloperidol izwi nka haldol. Reka dukomeze ikiganiro ku ngaruka ziterwa n'indwara ya Shizofureniya. Abarwaye Shizofureniya bahura n'ibibazo bitandukanye birimo kwiyahura, guhabwa akato, guhezwa, gukingiranwa n'imiryango yabo kuko iba yumva itewe isoni no kugira umuntu nk'uwo. Ibindi bintu aba barwayi bakorerwa harimo urugomo nko gushungerwa, kuvugirizwa induru ndetse no guhohoterwa mu buryo butandukanye. By'umwihariko ku bari n'abategarugori bakorerwa ubusambanyi, bagaterwa indwara zo mu myanya myibarukiro nka sida n'izindi ndwara ndetse n'inda zitateguwe. Reka dukomeze ikiganiro ku nama n'ibintu wafasha umuntu ufite iyi ndwara. Mu gufasha umurwayi wa Shizofureniya ukwiye kumuba hafi cyane no kumushishikariza gusubira mu buzima busanzwe, umwereka akamaro byamugirira. Ugomba kumukurikiranira hafi amakuru y'uko ubuzima bwe bwa buri munsi bumeze, agakangurirwa kwihutira kugana kwa muganga igihe abisabwe. Ugomba kumushishikariza gufata neza imiti yose no kubahiriza gahunda ahabwa n'abaganga buri gihe. Ugomba kumusura kenshi hagamijwe kureba niba afata imiti ye neza cyangwa se niba nta bindi bibazo imutera kugira ngo akire neza. Ugomba gukangurira abandi baturage gufata ingamba zo kurwanya ihohoterwa no guhabwa akato ku barwayi bo mu mutwe, by'umwihariko indwara ya Shizofureniya, by'umwihariko indwara zo muri ubu bwoko. Mizero Media irakwibutsa kuzirikana ko umuntu wagaragayeho ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe ashishikarizwa hamwe n'umuryango we kugana ikigo nderabuzima hakiri kare. Ikindi ni uko ku murwayi ufite amahane menshi, urwana cyangwa n'abashobora kwigirira nabi, hitabazwa serivisi zo kwa muganga hakurikijwe uko inzego z'ubuzima zikurikirana. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse nizindi twagajejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.